Nongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Kamanzi Official, nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Abanyarwanda baca umugani ugira uti ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka. Niko bimeze ku bapayoniyazi benshi bamayininga Pi Network. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka. Abapayoniyazi benshi bafite ibibazo muri Pi Network. Tugiye rero kubabwira ibibazo mufite buri wese uko yabicika atabihombeyemo, kugira ngo igihe kigiye kugera buri wese azakirokoke. Ni Tite Kamanzi muvugana kuri mikoro. Iyi ni Kamanzi Official, iyi ni business ariko twibanda kuri Pi Network. Ninde uzahomba Pi ze? Ese nabimenya nonaha biragenda biti? Araba arurokotse, kereka gusa natagira icyo akora. Uyu mwanya nifuje ko twaganira ku ngingo ijyanye no kumenya icyatuma umupayoniya ahombera cyangwa se ahomba Pi, cyangwa ahombera muri Pi. Ibyo biratuma afata ingamba ndetse no agire icyo akora kugira ngo abikumire cyangwa se abyirinde. Ngiye kuvuga ibintu by'uburyo bubiri. Cya mbere, umuntu wese uzi ko yahawe KYC ariko akaba atarayisoje cyangwa akayikora ntayisoze cyangwa se ntibayemeze, uwo muntu bitarenze itariki 31 z'uku kwezi kwa 2025 azahomba Pi ze, nk'uko amatangazo menshi abivuga cyangwa se yabivuze, n'ubu kandi bikaba bigikomeje gutyo bitarahindurwa. Undi muntu uzahomba ni umuntu utarujuje ibyo asabwa byose gukora muri mainnet checklist. Uwo nawe rwose isaha n'isaha afite ibibazo by'uko azahomba. Nahawe rero, nahanjye, naha buri wese utwumva yuko agomba gufata ingamba zikarishye zo kugira icyo akora kugira ngo ibyo bibazo abikureho. Hanyuma rero umuntu wa gatatu uzahomba, ubwo nari mvuze babiri nibo b'ingenzi. Uwa gatatu rero, uyu we ni agahomamunwa. Ni umuntu wese wahawe KYC ndetse akaba ntabimenye. Ubwo bivuze ko atigeze akora n'ibijyanye nayo byose: kuzuza mainnet checklist, gukora verifications. Uyu nawe azahura n'ibibazo binakomeye cyane, kubera ko azakanguka izuba ryarenze kandi azi yuko ari ku manywa. Hanyuma ndagira ngo tugaruke, ubwo navugaga ku bazahombera muri Pi Network, ndagira ngo nanone tugaruke kuri iki kintu. Twabonye itangazo ritubwira kugira icyo dukora ku bijyanye no kuzuza KYC ndetse no muri mainnet checklist, ariko hari aho batubwira gukora gusimbuza phone number yacu. Nk'uko twabigarutseho mu itangazo, twabibonyemo iyo nimero ya telefone waregisitaringishije irasabwa guhindukaho nibura imibare 2, akaba ariyo yahindurwamo, ariko ntabwo bikunda. Ndetse baranakubwira ngo verifying phone number yawe, updating setting password ukoresheje kuyisetting. Ubwo ni ugukora password nshyashya, mbega ukoresheje phone number, ukoresheje phone number cyangwa se email. Uburyo bwo kuverifyinga ukoresheje phone number, ubwo ni password nshya, birakunda ariko
si ku masimukadi yose. Kuri simukadi imwe birakunda ya Airtel, ariko iya MTN ntibikunda kubera ko mesaje ntiba yagiye ngo igere kuri ba nyirayo cyangwa se ba nyir'umushinga cyangwa se abo bireba. Ibi rero bituma iyo verification cyangwa se update ya password idakunda. Ubundi buryo wakoresha ni email, ariko aho tubukoresha ntihagaragara, ni imbogamizi. Rero ugiye muri mainnet checklist ukajya hara kuri balance dashboard, urabona yuko kugira ngo uverifying step ya gatanu ntibikunda, ahubwo hejuru hariya munsi ya balance dashboard handitse yuko ni mu magambo matoya cyane agaragaza ngo mfite ikibazo cyangwa se nkeneye gufashwa. Aho rero niho unyura ukagira ibyo wandikira kwa team uyigaragariza ikibazo ufite, hanyuma ukabisobanura no mu magambo make. Ibi rero biratuma ibibazo byinshi kuri izo phone number byihutishwa. Kandi ndabibutsa yuko iyo umaze kwandikira kwa team kubw'ikibazo runaka, baguha ubutumwa bukwereka ibyo ukwiye kubaza, ari nabyo bazirengera gusubiza, ariko kandi bakanakubwira ibyo ukosora uko bigomba kuba biteye. Aka kantu ngiye kubabwira nako mugafate. Ntabwo muri payi umwirondoro uwo ari wo wose wateretswemo igihe cyose uregisteringa ntujya uhinduka. Icyakora uwo mwirondoro ushobora gukosorwa, cyangwa gukosorwa ugabanyaho, cyangwa ugakosora wongeraho, ariko guhindura burundu ntibikunda. Urugero nabaha ni nk'umuntu wanditse ngo Kamanzi Jean Claude, ariko akaba yaribeshye, cyangwa se wa muntu wamuregisterinagamo ari we wabimukoreye, noneho aho babiboneye bakifuza kubikosora hashize igihe kinini. Icyo gihe niba ari Jean Claude kandi ubundi yitwa Jean Baptiste, ntabwo bizashoboka yuko yafata Baptiste akarisimbuza Claude, ubuteruye. Ntabwo ibyo bintu bikunda. Icyakora wanditse ngo Jean Claude, ushobora guhinduramo iyo o ukayisimbuza a, bikaba Claude, Jean Claude. Ni ukuvuga kuri Claude aho ngaho inyuguti imwe urayisimbuje nta kibazo, ariko guterura izina ryose ukarihindura ntabwo bishoboka. Ibi birajyana n'abantu bakoze ibi bintu ngiye kubabwira. Jyewe Kamanzi, dufate ko ngiye kwitangaho urugero, naregisterinze muri payi, ariko amazina ni ayanjye, email ni iyanjye, Facebook ni iyanjye, ariko nimero za telefone ntabwo zimbaruyeho. Izi nimero za telefone zitambaruyeho kandi nkaba namaze kwinjira muri payi, ibibazo bizamvukaho rwose, kubera ko niyanditseho bimwe mu byangombwa bidafite aho bihuriye nanjye. Ni igicupuri washyizemo. Mwabonye ko kwa team kubw'amakosa abantu benshi bagiye bakora, noneho bashyizeho ko uzajya yandikira kwa team asaba gukemurirwa ikibazo ajye yitegura no kwishyura ikiguzi muri payi. Niba bazajya, ariko birumvikana bazajya bishyura payi zabaye migrated. Ubu rero abantu benshi ngira ngo umuntu yabagira inama yuko bakwandika, ariko se ubwo ndabara kubw'agakosa mufite mukandika musaba ko baborohereza kubemerera mukabikosora. Ariko se ikibazo ubundi buriya ugiye kwandika asobanukiwe ibyo ari bwandike, aho ari bwandikire
uburyo ari bubikoremo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi baravuga ngo baranditse, ariko ukajya ugasanga ntabwo banditse, ahubwo banditse gusa, ntabwo bandikiye kuba timu, banditse gusa. Umuntu ntamenye ibyo banditse, kugira ngo umenye niba koko binyuze mu nzira y'ukuri, kandi ko inzira y'ukuri mba mvuga ni inzira ikibazo cyakwiye kunyuramo. Ibi byose rero n'ibindi ntababwiye ni ibikomeza gushyira mu kaga abapayiniyazi benshi bigerezaho, kandi bakanabikorera bagenzi babo, bakongera kandi bakabyica. Nabagira inama yo guhagarikiraho mukisunga ababisobanukiwe kubarusha. Barahari aho ngaho, barabegereye hose, ni mu bisunge, muranabazi. Yego, hanyuma nibyanga ngewe unampamagare. Ndongera kwibutsa abantu yuko dukomeje kubafasha. Ubufasha tubafashamo mu by'ukuri burimo kugenda butanga umusaruro. Singiye kwivuga imyato ngo wenda njye kurata, oya, turacyari ku rugamba rwo kugira ngo ibintu byose bitungane, ariko mu by'ukuri umuntu afasha uko ashoboye. Bityo rero umuntu wese ushaka kugira ibyo twamufasha, nimero tuyishyira hano kuri dashboard, akayibona, akayiyambaza, tukamufasha. Uzajya ampamagara agasanga telefone nticamo cyangwa se igasona sinyifate, mujye mumenya yuko mpugiye mu kiganiro, mpugiye muri byinshi, ngomba kugira umwanya nkabivamo. Rero ndabashimiye kandi mbararikira abakeneye ubufasha ko kuwa gatandatu guhera saa 9 bazaza nkabafasha. Tuzahurira hano Kimironko, naho ku cyumweru naho nabwo dushobora gukorera Kimironko. Hanyuma turakomeza kubashishikariza ko abantu bakeneye kwiga amasomo yo kumenya ikoranabuhanga, digital currency cyangwa se cryptocurrency, ndetse no kwiyandikisha muri Binance banyuze kuri nimero yanjye, twabayobora. Ku bashobora kubafasha, hazatangwa amahugurwa ku itariki ya 1 n'iya 2 z'ukwezi kwa 2. Muzitabire muri benshi. Ubwo rero kugira ngo mumenye ibisabwa, muramvugisha tubasobanurire ese birasaba iki, amahugurwa azabera he, ryari, ku isaha, byose. Murakoze rero, mugubwe neza, kandi buri wese akomeze kumayininga kugira ngo akomeze kugwiza payi. Sinasoza ntakababwiye, umuntu wese ukeneye kwinjiza abantu benshi muri payi, aduhamagare tumufashe uko kumenya, tumubwire uko yabigenza, kandi birimo inyungu nyinshi, kubera ko umuntu wese winjiye baguha payi. Nabyo tubibafashamo rero. Umwanya n'uwanyu, buri wese ku ruhembe rwe, ajye mu njishi cyangwa mu mujishi, dusigasire igisenge cyangwa se twiyubakira umushinga. Ahasigaye twitegure open network isigaje iminsi ibarirwa ku ntoki, ahasigaye tuzatengamare. Kandi umuntu wese utarabona KYC yihangane, azayibona uko byagenda kose, kubera ko ntaragerwaho. Umuntu wese utarabona migration yihangane, upfa kuba utari mu ibara ry'umutuku, naho ubundi kwimuka ko zizimuka, sitwe tubikora, kandi impamvu zibitera ni impamvu zikosorwa. Ubwo ababishinzwe barabizi nabo. Ahasigaye twebwe tumayininga kurusha ibindi, tugwize payi, kuko igihe cyagiye, kandi tumayininga nkeya ku isaha. Ukwiye kwibaza ngo ese launch ibaye nzaba mfite payi zingahe? Zigwiza ubu rero, ntuzazigwiza open mainnet yageze, cyangwa se umushinga wahagaritse kumayininga. Abantu bakomeje gukwirakwiza ibihuha ngo California yahahiye, ngo ubwo payi, ngo ibicupuri byanyu ngo ntaho byagiye. Kuba rero ntaho byagiye, inkongi na payi ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Nimugubwe neza, buri wese akore ibishoboka byose, akore ibimwungukira
kandi akore yitegura yuko Open Mainnet ari vuba bidatinze, maze buri wese abe yiteguye buri kimwe cyose cyamufasha kwinjira muri launch ahagaze neza, agiye kurya kuri payi yaruhiye. Mugubwe neza.